bose kubona hasi wenyine niko nabumiye. Bose nabashaka kumvugisha ewe munzu byatunganye twagirayo cyangwa ibyo byo urebye nta kibazo gihari. Ahubwo mfite ikibazo kimangayikishije. ikibazo uzi amafaranga nguhemba se uyazi? ndayazi. hari ikibazo njye nawe dufitanye. ntaba naba mwese uko muri ahangaha na wa musore wundi mwese tumeranye neza nta kibazo. ariko niba navuga ngo iki icyo nicyo kibazo bose. amafaranga yaduha neza nta bintu by'imyijyane kaduhera ku gihe. ikibazo wahuye nacyo se ni iki? ugiye kutugabanyiriza umushahara se? oya amakosa yo kugabanya umushahara ntabwo nayakora. ndabizi ko utabikora. akazi mukora ndakabona, amafaranga yakabikoze n'ubundi ndabibona yuko ibyo bintu mukora n'ubundi byinjiza. ibintu byo kugabanya amafaranga yo kuba ibyo ntabwo nabikora. ahubwo ngewe ikibazo mfite nyine cyo kindiho, ariko n'ubundi ndi gukeka ko nta kintu mwe mwafasha nyine. none se amafaranga mbahemba ndayazi. rero ku kibazo ufite byagorana yuko ari cyo mwakora. ni ukumva byagorana kuntu twakize, ariko babigwanye pe. ariko reka mubwire wenda n'ubundi nta kundi nagira, reka nzi nkubwire n'ubundi ukuntu bimeze. wenda hari ushobora gusanga wenda se hari ukundi nanjye nabigenza, ariko se ko ndakeka nta kundi pe. dore uzi cyagiye nagira ubucuruzi. uzi yuko nagiye nkarangura ibintu nari naranguye byari by'agaciro, byari bihenze. ariko uzi neza yuko nari narabijyana mu bwishingizi ku buryo wenda haramutse hagize ikibazo kiyaba wenda bishobora kuba babingaruriye. wenda ku buryo wenda wasanga baramutse babyibye cyangwa bikaba byashya, wenda ibigo by'ubwishingizi bikaba byavuga ati ubwishingizi mu mafaranga y'ubwishingizi watanze wenda turagusubizamo aya ngaya. uzi ko byari bitaraba. rero uzi ko nyine byose nkimara kubirangura mbikuye Dubai, byageze mu Rwanda nyuma y'iminsi 2 bene ngango bakaba baramekuye. ubwo rero amafaranga yose byari biguze bikumva yose narayahombye. ibyo nari naranguye icyo gihe byose ubwo amafaranga narahombye nyine. kandi noneho ikindi gikomeye noneho wenda yumva kuba baranabijyanye ariko ari amafaranga yanjye. ibyo nta kibazo cyari kuba kirimo, ariko igitangaje ni uko ninagujije banki. iri kukwishyuza se? wabyihoreye se? ahubwo ko ibintu bigeze kure, ko byakomeye birenze uko umuntu yabitekereza. bose mufashije igikoko kumva birenze. sinzi ukuntu nabigenza, niyo mpamvu atetse imitwe, nagize gute, napfuye urupfu rubi. kumva rwose ari ikibazo gikomeye, ukagira igihombo cy'ibicuruzwa byawe, ukagira n'undi musaruro wo kuguza banki. ibyanjye nyine bikumva nabyo birumvikana ko wagujije banki kugira ngo ubucuruzi bwawe butere imbere, wenda mu gihe gito uzayishyure. ndebe aho ibibazo uhuye nabyo. none nabuze aho nateka imitwe kandi none se kwifuza iki wenda kose
ntabwo ari ukwifuza wifuza se ukora nkanjye ku giti cyanjye nagufasha iki koko n'ubundi niyo mpamvu natajya mubwira ati amafaranga mwembura ndayazi ni igihe guhemba n'ubundi niyo mpamvu nakuvuze ati se nagusaba amafaranga iwanyu nabo iyo bari ndahazi n'ubundi nabo ukora n'ubundi bagukosoma kandi nawe uri umusore ukeneye kwiyubaka ukavuga ati nanjye mu minsi iraza ashobora kubaka urugo rwanjye nawe nazana umugore nkagira umuryango mbese muri rusange n'ubundi ndabizi ko wenda ushobora kubona n'amafaranga ufite ariko ibintu birakomeye nyine sinzi uko umuntu yabivuga ariko wenda habaye hari ubufasha ufite simbizi wareba n'ukuntu wabigenza wenda bose rero urareba ubundi amafaranga yego birumvikana ni makeya uma yego kuri njyewe wenda ntayo ngayo ariko n'ubundi wowe nubwo ari makeya ni wowe uyama izi no mu rugo naho ntabwo baba bameze neza barahamamagara ngo ushaka iki areba se ariko n'ubundi ntabwo tubanye nabi udufaranga umana se ijana se ryakumarira iki kari ryo ijana sigaranye nk'ijana wenda nga ntaba nari kureba n'ubundi amafaranga ni wowe uyama ushatse wanayanyaga ariko ndabizi ibyo ntiwabikora ndagushakira n'ijana ku giti cyanjye wenda kuko nanjye meze ntabwo ngo ndaguhadisa nyavanye hehe uje amafaranga n'ubundi nta kibazo n'ubundi ukora uracira n'ubundi umunyarwanda yaravuze ati ngabagabanye n'ubundi niba nkeneye wenda miliyoni 3 nizo n'ubundi nkeneye ariko n'ubundi ndi kumva ko niba miliyoni 3 se haje abonetse ijana ukumva nubwo ari makeya cyane miliyoni ni nayo ndi kumva nta kibazo ariko kibi n'ubundi ni nkuko n'ubundi ndamutse mbonye 2,900 n'ubundi nkabakira n'ubundi uri kumva n'ubundi abageni abakirimo ubwo bose mukomeze mwihanganye ndumva nta kundi nabigenza nta kundi ariko sabwe ibihombo bibaho ariko ntabwo byoroshye nta kibazo uze kugenda uyandambikira hariya ku meza ajya ngo byatunganye byari bimaze gutunganya tugende turebe ukuntu twakora ku mirimo ariko Kade ni mu masuku se ntibashije ahantu uri hano nibereye kamwifashije mwana mundi nakura amakoda apfa boss ya memba neza ndi ngomba kumukorera akazi gusa bwo boss ari kuduhemba neza ngo nawe bitamworoha ibintu by'ibibazo afite ibibazo ki boss afite ikibazo ushobora kukikubyuka hita bose kutatambwiye yakubwiye yarakubwiye aramisha ya rero Kade ntabwo agomba kugenda ibibazo ufite ugendo ku musozi uvuga ntabwo baba bakwitayeho ku bibazo byawe ko nanjye ntacyo namufasha ntabwo afite ikibazo kiteye ubwoba suzi ya nyubako ye yakuzamura yize yagushije banki noneho umve nibyo byo nta kibazo kirimo ibicuruzwa yatumije Dubai sinakubwira ngo sego byagenze ute nibyageze ibicuruzwa urabizi n'ubundi ko babyibye kapfukame numve neza damu barabijyanye byose bajyana n'akanunu bamusigira burya boss afite ibibazo mwana wese wabyihoreye n'ubundi mpamvu mbona kumva bitoroshye bofire yewe mu kanya nishije nasohoye kumurira nyine aze yigera ameza
usanga ari mu gahinda gateye ubwo usanga rwose arababaye ari kubyumvisha birananira ukuntu se byamugendekeye ute tuganiye ambwira ikibazo cyo ambwira kugera mu mizi kukigeza ikibazo cyo nari nzi ko ibicuruzwa bye ari byo bibye angaza no kuyabujije banki none inzu iri mu bugwate kumvikana kuyiteza abana byo biri hafi ubufasha ariko boss nubwo namukoreye akantu ariko nanjye rwose ndi kumva nigaye wamufashe ikibazo cya miliyoni 3 ariko mu kibazo cya miliyoni 3 yanakiye urabizi nanjye umuryango wanyabo kuraho ngaho naje gukora kano kazi atari uko twifite namurebeye ijana ariko mu nanjye rwose ndi kumva ukora twahuriye muri kano kazi ariko ugira impuhwe wamuhaye 100 wamufashije ahubwo njyewe reka njye kumwishyuza umushahara wanjye asigayemo nawe none se kuyamuha si ukuba wenda nuko wenda nayashaka urareba ntiwiyaduha nose niba avuze uti muye n'ikibazo ku dufaranga dukeya mbahemba wakwihangana ukanguzaho dukeya ntabwo uramuhereye ubundi namara kwisuganya amafaranga azayanyishyura cyo kuvuga rero ngo ugiye kugenda umubwire n'udufaranga dukeya amaze kumuha umubwiye ngo akwishyure nose njyewe bivuze yuko ko nayandimo ikibazo gihari wese urabizi ko guhenutse urabizi ntabwo yaduhemba yahuye n'ibyo bibazo muhaye 100 ndandimo 50 uri kumva ko asigarana 50 yego ndabizi nawe urayashaka yakeneye cyane mbega nawe waje gushaka ntaje icyo kibazo cyawe ndacyumva ariko se ibibazo birarutana umuntu afite ikibazo kiri kubicuruzwa byatumije Dubai babyibye kandi nawe urabizi afite ikibazo cyangwa ko banke isaha ikaba yanamufunga cyangwa igateza ibye kubihumbi ijana muhaye ugiye kumwaka senkani ese reba ntawe ari wowe nawe reka ngo usabe ubufasha naringiye kumwaka yame niba umugiriye impuhwe cyane rwose nta kintu nawe nose ko yamuhaye nyine ndayakuraye bose burafite amafaranga sinawe gusa wenda uko uvuga ngo yashaka nose mu rugo yamari gose nawe kuki se avuze uti kuki yaduhaye ako kazi kandi biziga duhemba neza nta bintu by'imwijyane duhemba neza se umushahara wanjye ndimo ubwo se akazi ke singanoza neza si usanze hano ndi mu kazi bumvikana ubwo ngiye kunyaruka yishyuza umushahara wanjye wese kadi bose urabizi kadukunda ariko tukamukunda mureka tuze ibyo uvuga ngo ugiye kugenda noneho watuma ntiyahura ntabwo ariyahura arayama uzi kuba ufite ikibazo hakaza n'undi muntu agata nanjye buriya mu rugo bamereye nabi ibibazo ukeneye ngo mubamereye nabi nabo ni kuba wenda bubamereye nabi ntabwo bavuga ngo bagiye kuza kureba ngo kadi umwana wabo yagiye gukora akazi ngo bagiye kumureba inzira bamereye nabi nk'uko banki yaza ngo igiye kureba bosi wenda bari kumwe n'abandi bantu ku buryo wenda baba bamushyira mu zindi risike none nawe ugiye rwose njyewe bivuze yuko umugabo batazi ko ariyo naje gukorera ko nikuye se nkayamu noneho mwihoreye ndumva uramwihorera nose ngo utekereza nawe ari nkawe ukaba ufite ikibazo nayamwishyura njye nayamwishyura wayamwishyura ideni naba murimo narimuha ibibazo byose naba afite se byatuma mwambura ndi kumva ibyo uri kumbwira ntabwo bihuriye n'ibyo ndi gutekereza ngende mwishyuze wowe izo mufitiye ushake n'andi umwongerere nigendere nimba unaniye ntabwo naguhagarika gira amahirwe masa gusa bwo sinzi ko arakumva umusore wenda afite umutima kandi zamwifashirije na wenda yiterera imbere ubwo amayumbi 100 ariko binyeretse ko polisi ari abantu bafite umutima murakoze wiriwe mwe ntakwirirwa nako
ndabizi hari umushahara wasigayemo ndabizirikana kandi ubwo nabo bari kumbaza iyo nkorera nyashyira ubwo rero narinje kuyareba ngo ndebe ko ntaba nyabacinze bampaye umutekano. ndabizi n'ubundi amafaranga n'ubundi buri wese ayakorera n'ubundi ariko azi yuko avuga ati nibayame ngira ibyo nkemura nanjye ko n'ubundi ndabizi ko nawe uri umuntu kandi ukora kugira ngo winjize noneho niwinjiza ukemura ibibazo byawe rero kuba wenda ari amafaranga naragusigayemo uko mbiyobewe ndabizi kandi ndabizirikana ariko ubwo garaboneka ute bizirikana urabizirikana ubwo irati urabonetse nyohereze ubwo nawe ndi kubona wagira ngo ufite ibindi bibazo. Kade ukumva ujye mwituriza mbese muri sitoke harimo ibyo kurya birimo ariko nabyo urebye byenda gushira. ni agafuka k'umuceri se karimo harimo agace harimo igice cy'umufuka nta kibazo n'ubundi n'ibyo ngibyo bizamara igihe ese ko utari kumbwira ibibazo ufite rero ubona ufite ibibazo wahangayitse nibyo mugenzi wawe nawe mu kanya amaze kumbaza ariko ntamusobanurira ariko nsanze ari umuntu w'umugabo wenda nta mafaranga menshi afite ariko ibyo ankoreye binyeretse ko afite umutima wa kimuntu ku buryo ubona umuntu afite ibibazo yaba ameze gute ukaba hari ikintu wamufasha mu gihe biri ngombwa nyine mu gihe ubona ko aricyo wamufasha rero uzi yuko hari ibicuruzwa nari nakuye Dubai ndabizi urabizi agaciro byari bifite byari ibintu bihenze gusa uzi ko nkimara kubigeza mu Rwanda narabitangira ubwishingizi ndabizi bamekuye ko navuga barabyibye ariko byose n'ubundi urabizi ibyo ngibyo rero byo nta gitangaza kirimo ubundi abajura bo babaho ibyo ntabwo ari ibintu bikaze ahubwo ndanye n'uriya mukozi dukorana bari kubimbwira kugira ngo ni ibyoroshye yabikubwiye ndamubwira ati reka nze ahubwo mubwire n'utwo dufaranga nanjye mu rugo bikumbaza amafaranga nkorera kandi nta kundi nabigenza ntiwe nani nizeye ahubwo nawe nabishaka yuko wenda nawe wandebera nk'ibihumbi ijana wenda hari nkareba yuko nakongeranya n'ubundi umunyarwanda yabivuze neza ngo ukora uracira n'ubundi abagabanya kora bose nkawe ufite ibibazo ariko wowe uri ku isonga ibibazo ufite ukuntu bari kumbaza amafaranga none nawe uzanyemo ibyawe kandi ni wowe niringiye kuranyamurira ibyo bibazo urabona ibyo bihumbi ijana uri kusaba ndabivana wenda niba ntabifite nta kibazo n'ubundi ntabwo nagushaka wenda ngo uyame wenda ndabizi yuko n'ubundi andi mafaranga n'ubundi nanjye nari nkurimo ubundi ntacyo dupfa ubwo rwose niyo nayagira nayaguha se gute nanjye ibibazo mba afite bisumbije ibyawe wese ufite ibihe bibazo ntabwo nje kugutakira nkubwira ukuntu mu rugo bamereye nabi nagiye gukora iki ngo nkorera iki ubundi bwo ndabizi nanjye ndababwiye ati bosi hari udufaranga yarandimo reka nze mubaze niba dufite ntatuma
ndabasubiza ndatuboherereza. mu cyaro naho se ko ibibazo byinshi cyane, hari igihe ujya kumva baraguhamagaye ngo itungo ngo ryonye ngo baduce amafaranga. Ndumva ubizi ababosi buriya nabo bareba kure, twumva rwose ibyo uri kuvuga rwose nibyo. ariko nyine ntaho nakubwira ibibazo ufite uburyo ibintu bimeze, wowe uri gukenera ibihumbi wenda 50, ariko icyo utazi njyewe nkeneye 3 miliyoni. gusa uriya mukozi dukorana na we nta nayo yagutwereye nibura amaye 100, ariko ni make, ariko binyeretse ko we hari icyo akoze. Imana ishimwe ndi kumva hari nk'ayandi. none ubwo wakutse waraye ati wishyure, none urabona biragenda ute? ubwo ngirira vuba kuko nibongera kumpamagara bwo biraba ibibazo, ariko se no Kade, kuwuca mu muryango birazamo. Kade kumva ntago wakwihangana wenda gutegereze ibi bihe ndimo nanjye wenda mbe nabivamo. sindi baca mu muryango uzaba ikibanza ntacyiyubakire, ariko ibi byose bitemutse n'ubundi ndizera ko byajya ku murongo. none ubwo ntegereze se? oya wenda niba utanabishaka nta kibazo, amafaranga yawe ndayaguha. nta kibazo, koze cyane. wenda ubu ndagaruka mu kanya mubaza niba gahari. nta n'ubundi ndayaguha, ntugire ikibazo, nushaka ugende uyafata hariya ku meza, ndakeka wa musore wundi yayahasize. sinabivugaga ngo harimo ayanjye. reka mbe ngiye. urasonze, genda nta kibazo. ntabwo nkusonze ndakwishyura.